Mbahaye ikaze mu kumenya impamvu umukobwa agira ubwoya akunda. Njye ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Habimana Jean d'Amour. Ubwoya akunda kimwe n'ubwoya busanzwe umuntu agira ku bindi bice by'umubiri, bufite akamaro gakomeye cyane. Mu by'ukuri ubwoya bw'aho mu bice by'ibanga bugira uruhare mu kurinda uruhu, bugafasha kugabanya ubushyuhe cyangwa ubukonje bw'ako gace buriho, ndetse no kurinda uruhu kwangizwa n'imbaraga zituruka hanze. Hari n'abavuga ko ubwoya bwo ku nda bufasha mu kugabanya ukubangamirwa hagati y'uruhu rwo ku gitsina no ku myenda. Ubwoya bwo ku nda kandi bugira aho buhurira n'imihindagurikire y'imisemburo mu mubiri, cyane cyane mu gihe cy'ubugimbi n'ubwangavu. Iyo umukobwa atangiye kuba umugore mu gihe cy'ubwangavu, imisemburo y'umugore izwi nka esitorogene itangira gukora ku buryo igira ingaruka ku mikurire y'ubwoya ku bice bitandukanye by'umubiri, harimo no ku gitsina. Uburyo umukobwa yakuraho ubwoya ku nda. Nubwo ubwoya ku nda bufite akamaro ku mubiri, hari abakobwa bashobora kwifuza kubukuraho ku mpamvu z'isuku, uburanga cyangwa ibyiyumviro runaka bifitanye isano n'imyambarire n'imibereho yabo. Kubukuraho ni amahitamo y'umuntu ku giti cye, kandi hari uburyo bwinshi abakobwa bashobora gukoresha mu kubukuraho. Kubwogosha, icyo bakunze kwita nka shevingi, ni bumwe mu buryo bwihuse kandi buzwi cyane bwo gukuraho ubwoya. Gukoresha urwembe, cyane cyane izigezweho zifite ubuhanga bwo kurinda uruhu, bifasha umukobwa gukuraho ubwoya bwose ku buryo bwihuse. Icyakora ni ngombwa kwitondera iki gikorwa, kuko hari ubwo gishobora gutera kwangirika k'uruhu, guhinda umuriro, cyangwa kuba inzira y'ubwandu mu gihe bidakozwe neza. Kwiyogoshesha, icyo bakunze kwita nka wakisingi, iki ni ikindi gikorwa cyifashishwa n'amavuta cyangwa uburyo bwo gukuramo ubwoya bukoresheje ubushyuhe. Wakisingi ituma ubwoya bukurwaho kuva mu mizi, bigatuma butongera kumera vuba, ariko bisaba kwihanganira ububabare kubera uburyo bikorwamo. Ikindi gikorwa cyo kwikuraho ubwoya bacyita kwisiga amavuta akuraho ubwoya, icyo bakunze kwita depilatori kirimuzi. Hari amavuta yabugenewe ashobora gusigwa ku nda agakuraho ubwoya mu buryo bworoshye. Aya mavuta aroroshye kuyakoresha, ariko bigomba gukorwa witonze, kuko hari igihe ashobora gutera uruhu uburyaryate cyangwa kumutwika niba atakozwe neza. Ubundi buryo ni uburyo bwa reza heya rimuvu, niko bakunze kubyita. Ubu buryo bwo bukoreshwa imirasire yihariye ikangiza imizi y'ubwoya ku buryo butongera kumera, cyangwa bukamara igihe kinini butaragaruka. Ibi bisaba ko bikorwa n'umuhanga wabihuguriwe, kandi yifashisha ikoranabuhanga ryimbitse. Hari ubundi buryo bakunze gukoresha bita elegitorolayisisi. Ni uburyo bukoreshwa mu gukuraho ubwoya burundu hakoreshejwe umuriro uca mu mizi y'ubwoya, bigatuma butongera kumera. Ubu buryo burarambye, ariko nabwo bukorerwa ahantu hizewe n'abahanga. Icyo ugomba kwitaho mu gukuraho ubwoya
bwo ku myanya y'ibanga. Nubwo hari uburyo bwinshi bwo gukuraho ubwoya ku nda, ni ingenzi cyane kwitondera uburyo bwose ukoresha, cyane cyane mu bijyanye no kwirinda gukomeretsa uruhu cyangwa kwandura. Kwambara imyenda yoroshye kandi isukuye nyuma yo gukuraho ubwoya, gusukura neza aho ubwoya bwakuwe, no kwirinda gukoresha ibintu bitizewe ni bimwe mu byafasha gukomeza isuku no kwirinda ibindi bibazo. Ku bw'ibyo rero umukobwa afite amahitamo menshi mu buryo yakuraho ubwoya, ariko bikaba bikwiye gukorwa witonze kandi hakaba hari ubushishozi mu kumenya uburyo bukwiye. Njye wabagezagaho iki kiganiro ndi Habimana Jean d'Amour. Mukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye, naho ibyacu byo ntakagaruka.